nta nubwo murahura na rimwe. ndamwanga ntabwo nifuza kuzahura nawe. mba numva natajya ku mugabo kuko mba numva abagabo bose bameze nka papa. mba numva bameze nka we nubwo njya mu ntago kuva nanavuka ndamurota. byibuze ngo ngiye numva nabonana nawe cyangwa ngo tubonane. kubera ntiyakoreye mama. umuntu wino akifata akavuga ngo agatanga amafaranga ngo bankuremo. Ese hari ikintu mpise nibaza ngo Diane, papa na mama kera bahura ko biri kose baramenyanye, hari ubwo bigeze banakundanaho na gato? barakundana bimwe bikomeye cyane by'iki gihe cyangwa byari ibyanyabyo koko? simbizi iby'urukundo simbyizereramo ntabwo makine no kubyumva kuko iyo by'isi nta rukundo buri wese aba afite ibyo akeneye ku wundi, ntabwo aba yumva yuko ari urukundo amufitiye. yamaze kubibona araguta akigendera akakwangaza gusa. papa ndamwanga. ndamwanga banumva nazashaka n'umugabo. makuru nyine njye nakuriye mu buzima bubi cyane kubera bitewe na papa. niyo mpamvu navuga ngo papa ndamwanga, ntabwo nyine no kuzamubona. papa ukubyara ubwo ni ukuvuga ntabwo mukeneye kubera ibintu yadukoze. nagiye gukora ahantu nkora akazi ko mu rugo. mageze umubosi nawe akajya ambwira ngo ntitutaryamana aranyirukana. ntekereza ubuzima mama abayemo. uwo mubosi nawe niwe wantwariye ubusugi bwanjye. mwese mudukurikiye kuri Legacy TV ndabahobeye cyane, abari mu Rwanda, abari hanze yaho, muri kumwe nanjye Albina Sedni, queen of the mic, the good girl in the city, queen muri business aka Mama Vibes. Behind the camera dufite Miguel, ku mpande yanjye mfite umukobwa mwiza cyane, akaba yatangira bibwira amakuru yawe. Neza. Witwa nde? Dukunda Diane. Hanyuma njya kukumenya hari inkuru yangezeho ko uri mu bantu bashobora kuba banga papa wabo babyara. Ni ukubera iki? Ndamwanga cyane kubera ibintu yankoreye. yanyweye njye na mama. Yaratubabaje cyane, yadushengura umutima. Ndamwanga pe, ndamwanga. Hanyuma harimo n'iyindi nkuru ivuga iti waba uri mu bakobwa bavugwaho gutukwa cyangwa se bakatungwa intoki n'abantu kubera filime ukora z'urukozasoni. Ni ibintu wagiye mu bishaka byagenze gute, bivahe mu by'ukuri? Biriya nabigiyemo kubera ubuzima. ubuzima ni we bwo bukorekeza aho ugomba kujya, kuko ntabwo we wavuga ngo ndajya hanga kuko ntabwo wahajya kuko ntabwo ushobora kubifitiye. Impamvu rero nabigiyemo no kubera nyine ubuzima naciyemo bubi bukabije. Nta buzima bwiza naciyemo kugeza n'isaha. Hanyuma bikuviramo kuba wakina filime zimeze kuri uko biri kose babirimo no kuba wanatinyuka kuba uri kumwe n'umusore ugakora ibintu nk'ibyo nka biriya bavuga bati zira ni porn, zira ni filime zidakwiriye umukobwa w'umwari w'umunyarwandakazi. Waba bitewe n'iki? Hari nk'umuntu wigeze agufata ku ngufu se? Hari nk'abantu mwahuye bakabigushoramo mu bundi buryo babigutegetse? Ni ibintu bivahe? Ni ibintu wakoze kuko wumva uzi gukina filime bimera bite? Ntabwo ni ibintu nakoze kubera ubuzima, ntabwo ari ibintu nakoze yuko ari uko nzi ngo wenda ngo harimo ibindi bintu, ariko nabyo wenda sinabicira, ntabwo nabicirwa pirato kuko nibyo nyine muri aka kanya biri kunsapotinga, nibyo biri kumfasha. Ntabwo rero nabicirwa pirato, ariko byose byaturutse ku mubyeyi wanjye Gabo. Ntabwo yankoreye ibintu byiza kuko byanshenga umutima cyane, birambabaza. Biba ngombwa rero yuko nanjye njya muri izo ngeso mbi cyangwa se muri ubwo buryo byo nagiyemo. Ntabwo ari uko ari ubushake bwanjye.
hanyuma hari amakuru nagiye numva muri ubwo buryo bwo kuba waraciye muri ubwo buzima bubi turi bunicare tukanaganiraho neza mu buryo burambuye ndibaza ese ni ukubera waba hari nk'ahantu wagiye hakagira umuntu ukugirira nabi ukavuga uti n'ubundi kabi n'ibishake byose nishaka mbikoreraho cyangwa ni ibintu byabuterwaga nuko wenda udafite icyo kurya se cyangwa se ufite ukuntu uri kwiyumva kutari kwiza kubera kuba papa wawe atarigeze akuba hafi? nibyo nyine nibyo byatumye mera gutyo kubera papa ntabwo kuva nta nubwo ahubwo n'isaha sinzi ngo asa gute. niyo mpamvu rero nyine yongeye kubivuga kubera ikuntu byangendekeye cyangwa se ukuntu byabaye mu buzima ntabwo marumva mfite agahinda cyane. Diane, kuba dukurikiye mwese reka tugende twicara ahantu tubiganireho byose kandi nkeka ko uko biri kose ntago umuntu yavuga ngo ngiye nkuzaniye ibisubizo nta mana iri muri twebwe mu buryo bwo kwita uvuga ngo ibintu byose urabikemurira umuntu ariko uko biri kose haba ari Imana iyoboye hakaba ari n'umuntu ufite umutima mwiza sibyo? Hariho abantu bagira umutima mwiza abantu bose ntabwo bameze nka papa. Njye mba numva papa mba numva nyine ari umuntu mubi ngewe kuri njye. Izire tujye kwiganirira. Ikaze nanone bakunzi ba Legacy TV ndi kumwe na Diane ari impande zanjye yatangira bibwira kurushaho uko namuvuze kugira ngo mumenye amakuru yawe. Amakuru yanjye ni meza. Witwa nde? Tushime Imana. Nitwa Iradukunda Diane. Iradukunda Diane ubu ni Kigali niho wavukiye? Niho navukiye ariko ntago navuga ngo niho navukiye kuko nyine mfite kavukira yanjye mu cyaro. Ariko nakuriye i Kigali. Wakuriye i Kigali mu buzima butoroshye. Tukiri aho ngaho mu cyaro nihe wavukiye nihe ku nkomoko? Ku nkomoko yanjye ni hariya igahanga aho bita Karembure. Yego. Niho nakuriye ni naho nize nyine urebye. Nk'amashuri abanza ubwo ngubwo. Yego. Hanyuma ubu ngubu ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 21. Abantu benshi cyane badukurikiye ndagira ngo batazaho gutatira cyangwa se ngo bahunge inzira turimo. Nge nkumenya cyangwa se nkumva nakubonye muri zira filime tubona kuri YouTube akaba ari na filime benshi bakunda kuvuga ngo zenda gusatira izo tuzi z'urukozasoni za porn cyangwa se filime z'urukozasoni n'ibindi nk'ibyo. Hanyuma nibaza cyane kuba uri umuntu uko biri kose iyo filime irangiye bakavuga ngo cut subira mu buzima bwawe busanzwe. Aho ngaho ari naho uhura n'inshuti zawe uhura n'umuryango wawe. Ni gute byatangiye wakuze ute ni ibintu wavuga gute nzabikora ni inkura ndumva ari zira filime nzakina bimeze gute byaje kugendekeye gute? Urebye ubuzima bwanjye ni burebure ariko uko naca mu ncamake nyine nakuze mu buzima butoroshye bunkomereye cyane bwaneye impimba nyine niyo mbitekerejeho mba numva mbabaye cyane ariko nshimira wenda Imana kuba aho ngeze wenda ariko nabwo nanone nabifashijwemo na zira filime nyine izi filime uri muravuga ziranunze nyine nizo zimfasha ubona aka gasura mfite nabwo no kubera zo ariko zira filime ntago ari uko nazikunze nta nubwo ari nuko wenda ariyo kamere yanjye ahubwo nuko nashakaga ubuzima nashaka ubuzima kuko nari ndi hasi cyane. Sinavuga ngo ntaguciye mu ijambo aha uri ni kuri Legacy numva ko ibintu byose dukora no kugira ngo tugire icyo tugiramo inama n'abandi cyangwa se tubaganirize ku buzima uko biri kose nimbara biciyemo icyambere nuko uri muzima wicaye hano uri muzima ubasha no kuvuga ukavuga kandi umuntu ntago yavuga atanariye cyangwa atananywe uko biri kose. Hanyuma mpita nibaza rero Diane uri umukobwa muto cyane imyaka 21 si imyaka myinshi umaze ku isi nihereho ngenda kuruta ndibaza rero aho hantu waciye ni hehe wakuze ute wakuze ubana n'ababyeyi bombi wakuze wibana se bimeze gute? Ntabwo navuga ngo nabanye n'ababyeyi banjye bombi kubera yuko narezwe na mama nyine njye nakuriye mu buzima bubi cyane kubera bitewe na papa niyo mpamvu navuga ngo papa ndamwanga ntabwo nyine no kuzamubona. Papa kubyara ubwo ni ukuvuga ntabwo mukeneye kubera ibintu yadukoze ibaza aho umubyeyi yifata akabwira umugore wiwe
ngo umwana utwite ngo ni inyamaswa cyangwa ni umuntu kandi azi kuki bigeze bakundana se mu mateka wabuzi biterwa n'iki kuba papa wawe yaravugaga ati umwana untwitiye ni inyamaswa cyangwa ntagameze neza. Nyine urumva papa wanjye ni umuntu wakundaga abagore benshi cyane ariko mama akaba amukunda akaba yarifuzaga ko babana nyine mu buzima bwiza bakaturera nk'abana ariko papa we ntabwo yari ashobotse. Mama rero wiwe nyine kubera ko babanaga mu nzu mama akajya ataha agasanga ari kumwe n'umugore mu buriri wundi. Mama yabagiye nko gusura iwabo agasanga papa bari kumwe n'undi mugore mu buriri bari gusambana. Mama bikamutera ibimba icyo gihe yaranwite. Mama yagira ngo aravuga akamukubita akarinda kumukubita no kunda. Mama agatangira amaboko ngo nahungabana. ngo nahungabana. Ubwo mama we yaje kubona ko bidagishobotse yuko babana. Mama aramuhunga akajya kuba mu cyaro ubuzima buranga. Tukajya nyine mama akajya areba akavuga ati so bana banjye baraho gute. Mama akajya guhinga yajya guhinga nabwo nawe nta mbaraga yari afite umuntu ubyaye vuba. Umuntu ubyaye vuba rero ntabwo wamubwira ngo ujya gushakishiriza abana kuko arongera agaturika. Mama rero atuma naho mu buzima bubi tuba mayibobo turagenda tuba aho batugiriye uno munsi bakaduha icumbi ejo bakatwirukana. Ubwo aho wari ufite nk'imyaka ingahe? Ni nk'itanu, 7? Imyaka 7. Kwiga ntago nabibashije nagize amahirwe mbona umuntu anyishyurira mu wa mbere no mu wa kabiri. Arangije nawe yageze mu wa 3 nyine nawe agira ikibazo cy'ubushobozi bukeya arandika. Ndakomeza mbana na mama gutyo mu buzima bubi. Ikintu nshimira Imana nuko tutize dutatana twabaye imbobo nyine tukajya tujya gusyaga ku muhanda. Ubwo mwari bangaye mwese mwavukaga kuri uwo mupapa umwe? Oya ntabwo twese tubindi imwe kuko urumva ngiye mama yanjyanye yari njya twite uwundi nawe yamutwise mu nyuma kugira ngo nawe abone amaramuko. Birangiye nyine ubwo mama abaho mu buzima nyine bukomeye cyane. Nanjye nanjye ngajya mvuga ati si uko Mana. Diane nkurikije uko umbwiye uravuze uti mama kugira ngo abone amaramuko ngo ni cyagiye mwibanaga mwarataye papa kuko ntiyarashobotse. Papa ndamwanga. Ndamwanga mbona azashaka n'umugabo. Njye mba numva nazashaka umugabo bitewe n'uko urukundo rwacizemo. Hanyuma Diane hari ikintu mbise ngira aho ngaho nibaza. Ubwo muri uko kumenya ubwo buzima mama yaciyemo bubise mukajya no mu cyaro, aho mwagiye mu cyaro yari hirya y'ahandi mwabaga Gahanga? Twagiye kwa sogokuru. Nagana he? Mama hari Gahanga nyine Karembura. Tugezeyo mama baramwiruka. Bamubwira ngo nangahita twakubwiye ngo ujye i Kigali gushakayo umugabo. None nari byo gukora uragarutse. Nyine mama aravuga ati ntabwo nakomeza kwihambira abantu batanshaka bamuciragura arya ibyo baciraguyemo. Aho kwa sogokuru? Yego. Nibwo mwagiye muri bana mwenyine na mama n'uwo mwana wavutse nyine. Hanyuma aho wari umubwiye ngo mama kugira ngo ashake amaramuko ni ukubera ubuzima ni umugabo se wamutenda kugira ngo amuhe amaramuko? Ni gute wari ushatse kuvuga iki? Nyine urumva ni nka kwa kundi umuntu nk'ubu ngubu nshobora kuba mbayeho nabi mu buzima bubi kandi nkaba mfite umwana wanjye ukeneye kubaho.
nkaza atari uko nkukunze ari uko nshaka yuko wenda umwana wanjye abonaho ashyira umusaya aryama nyine kibuza umwana wanjye nyine akavuga ati umwana wanjye abona aho aryama nanjye wenda ndebe ko bwaramuka ukabana n'uwo mugabo mu buryo atari ku bushake bwawe mu buryo nyine nk'ubwo ngubwo bikarangira ubaye nk'aho ubaye umugore wiwe nawe akagutera inda nawe akaza kuri nyuma nawe akaza nyuma kuza kugukora nk'ibyo wundi yagukore. ubwo murumuna wawe ni umukobwa n'umuhungu? Wenda icyo nshimira uwo nguwo ni uko wenda we nyine nabaye nk'ubayeyo gatoya, umva nari nyine mutoya, twavuye maze kugira nk'imyaka igera muri 5 muri 6 nangira kuba marine kubera ko bari bamaze gutandukana. Yego. Nangira kuba marine ngajya ngenda nashyiraga amakara, aho ngiye bakankubita, aho ngiye bakamena umutwe, dore mo hano n'ubu ngubu mfitemo inkovu mo hano, dore ngiyi bankubisemo ikintu ndahwera baraza baramungiza. Aho wari ufite imyaka 6? Baraza baramungiza, baravuga ngo uyu muntu agiye gupfa, bazana amata baranyegura bampa amata. Mama araza nyine nk'impuhwe z'umubyeyi, araza ati mwana wanjye wajyaga kwiba warabuze iki, kugira ngo atagira umuntu umukishamo ijisho. Mama arambyutsa, ntabwo yari afite ubushobozi bwo kunjyana kwa muganga. Ubwo nyine byabaye ngombwa anjyana mu rugo, ndwariza mu rugo. Ndaryama mara iminsi ndwaye, n'ubundi sinongeye gushiraho yuko ngomba gushakira ibyo kurya mama. Ndagomeza ndiba. Ahubwo mwabaga kuri uwo mugabo wundi utagira? Umugabo yari yatwirukanye. Nubwo mwaba mufite ahandi mubase? Twabaga mu kizu kituzuye. Twabaga mu kizu kituzuye kidakingwa, twari dushyiraho ibintu by'ibinuza, kwa kundi washyiraho ikintu cy'ikirido gutya kugira ngo tubone uko turyama. Ubwo tukaryama tutariye, tugateka nk'icyayi, tukashyira wenda twaba twabanye nk'Iry5 tukagura nk'isukari, tukararira icyayi cyonyine. Birakomeza nza kubona umuntu unyishyurira w'umuzungu, hako muhujwe n'umuntu nawe ntabwo yanyishyura igihe kinini, kuko uwo muntu nawe yaraturiye nyine. Uwo muntu nawe yaje avuga ko nawe nyine buriya umuntu nawe, umuntu ni umuntu. Twahujwe n'umuntu nawe, umuntu nawe duhujwe nawe yanyishyuriye ishuri kuva urumva ko nagarukiye mu wa 3 nyiga mu cyaro, nkomereza mu wa 3 niga mu wa 4, nigeze mu wa 4 mparikira aho ngaho. Umuzungu turaburana, wa muntu ngajya mubaza se wa muzungu nyishyurira ntabwo arongera kohereza amafaranga, kumbe arayohereza akayirira. Aho mwari mukibaha? Yego, none kuko ubwa nyine umuzungu ndashaka kumubwira yuko mfite ikibazo kugira ngo atwishyurire inzu. Noneho mbona ntabwo ndibone uko mbimubwira, sinari mfite nimero ziwe, sinari mfite ubufasha bwe ngo mbashe kuba nagira ngo wenda mbashe ko namuvugisha. Wa muntu nyine akajya amwohereza amafaranga akarya, kandi tukamenya ko yamugezeho, kandi ntacyo wari bumutware n'icyo wari bumukoreho. Yego, ndabyumva. Uwo muntu se mama wawe yaramuzi cyangwa yari ibintu wari warabonye ku ruhande nk'ubufasha ku muntu akakubwira ati ndagufasha wa mwana we, cyane mama nyine ni nk'uko nawe waza ukambwira ati wa mwana we ndabona ubabaje, reka basi ubashe kujya mu ishuri gusa, ibindi byo wenda Imana izabikora. Nyine ikintu nashimiye wenda nabwo atabigenje neza mu nyuma, ikintu namushimiye yuko nuko wenda yabashe kuneza iyo ntambwe. Ubu ngubu Imana ngira nyine, Imana numva nshima nuko wenda mbasha gusoma no kwandika, nta cyapa nanyuraho ngo mbure kumenya gusoma. Yewe n'icyongereza nacyo gikeya ndakizi, kwera nyine abantu ngenda mpura nabo n'abantu ngenda mvugana nabo kigenda ubigiraho. Ubwo mu nyuma naje maze kugira imyaka 19 naje kubona akazi ahantu. Ubwo icyo gihe cyose kuva mu wa 4 primaire kugeza ku myaka 19 wabanaga na mama wawe n'uwo murumuna wawe? Ubu nanjye yari muto, yarakiri uruhinja.
ubwo yari umukobwa nawe n'umukobwa nagiye gukora ahantu nkora akazi ko mu rugo mageze umubosi nawe akajya ambwira ngo ntitutaryamana aranyirukana ntekereza ubuzima mama abayemo uwo mubosi nawe niwe wantwariye ubusugi bwanjye ndavuga kugira ngo anyirukane n'udufaranga nabonaga ngafasha mama urumva nahise nimura mama mushyira mu nzu ya mafaranga bajya bayama nkishyura nkamenya ko nishyura inzu nkajya nsyaga ibiryo kwa bosi bazigaje ku isahane nkabishyira mama yari hafi y'aho hantu mwari mutuye nkajya mbisyaga nkabishyira mama bose yabimenya nawe ko nagiye kubishyira mama akambwira ngo ntabwo mahira iwanyu ubwo birakomeza ubuzima burakomeza uwo mubosi aza kunyirukana nawe kubera ko yari amaze kumaga Mana senga nuko natiza ntera inda maze kumaga aranyohereza nyine arambwira ati mvira mu rugo nzashaka undi mukozi ntabwo gishoboye akazi ndagenda maze kugira imyaka 20 ubwo nahuye n'umuntu gutya arambwira ngo biti byiza makuru ni meza turamenyana nawe ndagenda turaryamana amafaranga ndaza nishyura inzu haciyeho iminsi mikeya mbona nibwo nahise mbona akazi ko gukina amafilime wakabonye ute n'umuntu nawe nahujwe n'uwo nguwo nawe twaryamanye mu nyuma abandangiye akazi ko gukina amafilime ariya y'ibishego niba muyazi ndagenda nyine kuko nari nzi icyo nshaka nyine navuga ati wenda ubwo mbonye ko ari ibintu byo gukina nzankoresha mu mutwe wanjye ntabwo byo bizansaba kugira ngo nange wende ibyo mfite byo mubiri wanjye ndagenda njyayo ndakina umunsi wa mbere amahirwe nagize nuko nagiyeyo nabwo mbishaka nkabikora nk'umuntu nyine ubimenyereye ndangije nyine turakina mbona nyine nkajya mbona udufaranga duke duke niko kubona uko nsa gutya naho ubundi nta kindi nta kandi kazi ngira nta n'umuntu mwene wacu mfite wenda bene wacu nabakira ariko nta kintu bahagufasha abo bene wanyu ubwo ni ku ruhande rwa mama gusa ni ku ruhande rwa mama bo kwa papa bo simbazi na papa simuzi ntimurongera gucana iryera papa kuva icyo gihe utaranavuga cyakoze icyo navuga papa ndamwanga nta nubwo murahura na rimwe ndamwanga ntabwo nifuza kuzahura nawe mba numva natajyaza ku mugabo kubera ko mba numva abagabo bose bameze nka papa mba numva bameze nka we nubwo njya mu ntabwo kuva nanavuga ndamurota byibuze ngo ngiye numva nabonana nawe cyangwa ngo tubonane kubera ibintu yakoreye mama umuntu nakifata akavuga ngo agatanga amafaranga ngo bankuremo ese hari ikintu mpise nibazaho Diane papa na mama kera bahura ko biri kose baramenyanye hari ubwo bigeze banakundanaho na gato barakundanye barakundana bimwe bikomeye cyane by'iki gihe cyangwa byari ibyanyabyo koko simbizi iby'urukundo simbyizereramo ntabwo makine no kubyumva kuko iyo by'isi nta rukundo buri wese aba afite ibyo akeneye ku wundi ntabwo aba yumva yuko ari urukundo amufitiye yamaze kubibona araguta akigendera akakwangaza gusa hanyuma Diane muri ubwo buzima bugoye na n'ubu numva bukinagoye hari umuntu ushobora kwibaza akavuga ati se izo filime uwo muntu uko biri kose hari director w'iziriya filime mukora ni uwo nguwo wa mbere cyangwa nuriya tubona Dr. Rumashana uriya we na boss uriya we nyine dukinira filime ntabwo nyine wenda sinzi uko atewe muri we ariko ntabwo we ariko ateye nk'abandi kuko ntabwo ari byari byashingiraho areba talent ufite ntabwo areba
nta bindi bintu bindi by'inyunguzi. Reka Hanyuma hari ikintu umuntu ashobora kwita yibaza uko biri kose ubwo buzima mama wawe aracyaba muri iyo nzu y'ubukode ahabana na murumuna wawe? Turabana tuba mu buzima bukomeye nk'ubu ngubu haraburanga gatoya n'ubundi ngo batwirukane mu nzu. Ndabyumva. Nuko nyine umuntu aba yikomeje umutima ariko ubundi nabwo ndi kubona nyine ariho bishyira kutwirukana mu nzu kuko nta mafaranga mfite nta bushobozi mfite bwo kuba nakishyura iyo nzu. Hari umuntu ushobora kwibaza akavuga ati uko biri kose nimba uri no muri izo filime ntihanakuramo nubwo yaba ari n'ubwo buzima bwabigushoyemo. Ese nta buryo hari inshuti usugira, hari abo bantu ushobora kuba wanagana rimwe na rimwe iyo ubishoboye bakaba bagufasha muri ubwo buzima bw'imyaka ugifite uracyari muto? Ese na mama niyo abirebye aravuga ati se mwana wanjye ziriya filime zireke tubeho gutyo ubwo nyine naho Imana bimera biti? Nyine mama we n'undi mama naga urebye nyine arikuriye ntabwo ibyo ngibyo kuko nta telefone afite yatuma bireba nyine abyumva ahandi ariko ntabwo biba ari ngombwa ngo mbimubwire byose kuko nyine hari igihe bishobora kumukomeretsa kuko arebye ibyo ngibyo nyine niyo mvuye mu rugo ngenda amubwiye ko ngiye hari umuntu w'inshuti yanjye ngiye gusura nkareba ko yampa n'ibyo bibiri tukabona yo kurya nkaza nkayazana nkayahahisha utwo nzanye nyine nkaduhahisha ndanga ibiryo bimara iminsi agahita ashira ku kanya direct nta kindi kintu amaze ariko urumva inzu aba ari risque. Nk'ubu turimo amezi 2 mu bino i Kigali ubu ngubu tuba i Kigali kuko nta handi hantu dufite ntawe twasanga kuko abantu batwirukanye kera tukiri abana ntago baturera ubu ngubu dukuze. Ntago baturera. Hanyuma Diane uko biri kose hari abantu benshi cyane badukurikiranye ubu ngubu harimo waba afite igitekerezo harimo waba afite ubwo bufasha tutaranagera aho ngaho ndibaza wowe mu gukora kwawe uko biri kose ubasha no kuba wakina filime. Icyo ni ikintu cyiza kuko nta siko buri wese yakina filime. Muri izo filime tunakina ko ni mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ziberamo harimo se n'amafaranga uvuga uti nibura yangaya ndayakoresha ndi nkasagura cyangwa ubona n'ubundi kuzikina uko zinateye binagoye ko si buri wese upfa kuzireba ngo azishime? Hari inyungu ubikuramo ukavuga uti nibura nubwo ari izi ngizi nubwo bavuga ziranyikira izina n'inkuru abantu bazajya bamvuga bantunga intoki na n'ubu wenda hari n'abagutunga intoki, hari icyo ubona ukavuga uti nibura hari amafaranga mbika andi nkagura ayo nkakoresha ibyo guhaha cyangwa ubona n'ubundi ni bya bindi byo kubura n'intica ntinkiza? Ubwo nabivuga n'ubundi wenda ayo ngayo yanyabonye akeneye guhaha nta kindi kintu yamfasha ntabwo yangurira umwenda nta kindi kintu yankorera. N'utu tuntu ureba utu tuntu nsutse ni umuvandimwe wanjye nyine niba ari uko data wacu waje kuba ko yabyize araza arambwira ati rero kugira ngo umusatsi wawe uzakwerereho reka mfe kudugushyiriramo kuko ari utw'umusatsi kuko ntabwo nari mfite amafaranga yo kugura nagura izo menshi ngo azinshirireho. Arambwira ati reka mbe n'ugushyiriyemo turebe yuko wenda twamara iminsi kuko ari direde wenda zizamara igihe uzajya kuzikura warabonye amafaranga. Niyo imyenda abona nambaye ntabwo ari ukuvuga ngo yose ngo niko nayiguriye cyangwa izi nkweto. Ni nk'ukuntu umuntu nyine ashushu umushuti wawe ashobora kukureba gutya akagukuburira akavuga ati ndagukuburiye kajyane ibyo ukambara kubera yuko kugira ngo wambare ubusa kandi uri umwana w'umwari w'umukobwa amafaranga ubona turabibona ko hari icyo amara agukorera mu rugo basi byibuza hari igihe Imana izahindura ubuzima ukagira icyo wageraho nawe ukava mu buzima bubi natwe ukazatwibuka. Nuko nyine ubuzima bwanjye bumeze na n'ubu ni ukuvuga ngo ikintu cyonyine ukora ni izo filime nta kandi kazi iyo zirangiye usubira mu rugo ukiryamira? Ni mu rugo ngaryama kandi nabwo nyir'inzu nawe ari ku rugi agira gutya ngo muze munyishyure tuzakwishyura ejo tukamubeshya nyine hari n'igihe turambirwa kumubeshya tukamubwira ati ukora icyo ushaka. Ubwo murumuna wawe wese angana ati ubu ngubu ageze mu rugero rungana gute? Murumuna wanjye we twabaye nk'abamuragiza. Afite imyaka ingahe? Agize imyaka 15 twaramuragije. Nyine urumva nawe kwiga nawe bamwirukana buri munsi. Hanyuma Diane uko biri kose
legacy tubereho sinavuga ngo ni igisubizo ariko nibura bagomba no kuboneka igisubizo cy'icyo kibazo. Hari nk'ahantu wigeze ugana nk'ubuyobozi se, hari nk'umuntu runaka ufite power cyangwa se ufite izo mbaraga wigeze ugana kumubwira ubwo buzima ubayeho, ushakishe se nk'ako kazi wenda mu buryo ushoboye, uko biri kose hari n'izindi mpano zawe wavuga uti ndazifite, hari ibyo wigeze ugerageza? Njye bitewe wenda n'ubushobozi mfite mu mutwe wenda bihabonetse icyo nakora nagikora, ariko ntabwo aka kanya nakubwira ngo hari icyo ngo nishingikirijeho. Icyo nishingikirijeho ni filime, nta kindi kintu nishingikirijeho pe. Ngiye kujya kukubwira ibindi naba nkubeshye. Ubwo ni ukuvuga ngo ni nk'iki kindi wibonamo ukavuga uti iki nkisangamo, nyamara mbonye nk'ubu bushobozi nagikora, nyamara mbonye nk'uyu mufasha nagikora gutyo gutyo. Njyewe wamye uvuga uti wenda hari nk'ukuntu umuntu akora akavuga ati nshaka kuba nacuruza ariko nyamara njye mbaye n'umukinnyi wa futu byaba ari sawa, ukabona ko ari cyo kintu wenda washakiramo ubuzima, cyangwa se na mama wawe yaba abasha gukora, kuko muri umuntu wawe birumvikana ko akiri muto, ari mu myaka mike cyane. Ubwo ndavuga wowe na mama. Njyewe nyine mbonye amafaranga nakora pe, nacuruza. Umurimo wanjye numva nakora ni umurimo w'ubucuruzi, gusa numbaze ngo nacuruza iki, ariko kuba ko nta mafaranga mfite ntabwo natangira kubitekereza ngo nacuruza iki. Haba akabari nagacuruza, haba iki, ibintu byose nabicuruza, haba gucuruza imyenda, haba gucuruza ibintu byose nabicuruza mbonye amafaranga. Naho mama nawe yashora ibintu by'ubucuruzi, kuko ari isaze, ntabwo ari umuntu ushobora kugenda ngo kuvuga ngo agiye mu bintu bimustressa cyangwa se bimuvunagura. Ni ukuvuga ngo wenda yakicara akacuruza cyangwa se. Ubageze nko mu myaka ingahe? Nagashaje cyane, ariko uko ameze nyine kubera ubuzima yashaje vuba. Afite imyaka 42. Aracyari muto. Ubwo ni ukubera ubuzima, kubabara n'ibindi nk'ibyo. Ariko nibura ubona ko ibyo byose bikeneye, niyo ataba ari iyo business, hari n'ibindi bintu ubona wakwisangamo akazi ariko kose kemewe n'amategeko waba wagakora. Nagakora pe. Umuntu ushobora kwibaza ati ese ibyo bintu umuntu akuboneye nk'ubwo bushobozi cyangwa se akuboneye n'ubwo bufasha cyane igitekerezo, izo filime wazihagarika kuko urumva ko ni n'ibintu ushoboye, ni n'ibintu uzi, ni impano yawe. Ese uba wumva wahita ubireka cyangwa wakumva yakudirectinga mu bundi buryo ugakina izindi filime, ubyumva gute? Amfashije nyine ya support. Icyo yumva nyine akeneye wenda niho support nyine yakiniraho support, ariko cyane cyane kuri filime aneho support nyine supportinga kuri filime nyine, ariko nkahindura imikinire, nabyo byamfasha kuko nyine nabyo mbyiyumvamo, nabyo ni bimwe mu bintu niyumvamo, kuko nibyo nahereyeho. Urumva ikintu nakuremo mu buzima, naboneyemo, nagiriyemo mu buzima bubi, ntabwo nahita nyibagirwa aka kanya. Ni nk'umwaka ubimazemo ubwo nimba nibeshye? Umwaka n'igice. Ubwo rero urumva ntabwo nahita mfata umwanzuro wo gutambivamo, kuko kubivamo ntabwo byahita binkundira, kubera ko nibyo bintu binyibutsa nyine ahashize hanjye. Ndabyumva. Hanyuma muri izo filime harimo n'abandi bakinnyi, nabo ubona ari ubwo buzima babayeho cyangwa buri wese yaje kubw'impamvu ze? Buriya nyine urebye mu buzima rusange bw'abantu, ntabwo buri wese ahuza n'undi bibazo, ariko nyine nubwo wenda hari ufite ibibazo, hari uwo wisumbuye ku wundi, twese ntabwo duhuza ibibazo. Ariko usanga abakubiye muri ziriya filime cyane cyane abenshi ari uko bafite past igoranye cyangwa se ubuzima bwabanje butoroshye. Cyane cyane abantu bajya muri ziriya filime ntabwo ni ubuzima, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ibyo bakunda, ni ubuzima bubajyanamo, kuko babonye ibibahindura ubuzima ntabwo babisubiramo pe. Nta n'abajyamo se ari ku gahato, hari n'izindi mpamvu, abenshi ni ubwo buzima bubi. Nanone ntabwo ari ukuvuga ngo ni ubuzima bubi, hari n'ababijyamo bitewe n'uko wenda bashaka kwishimisha, bashaka nyine kumenyekana. Nuko nyine hari ikintu ngizeho amatsiko. Papa wawe yigeze ahura na mama nyuma y'uko akubyaye cyangwa se nyuma y'uko unakuze? Hari ubwo mama yaba yarabikubwiye ko bigeze bahura na gato? Yaba baranahuye byibuza nari kumugira umutima wo kumva yuko wenda ari umubyeyi, nubwo wenda yadutaye cyangwa akatukurira ngibyo atari uko yari atwanze, ariko yaragiye ntabwo yasubije amaso inyuma. Niyize amenya ngo umwana wanjye ngo nasize neyinda ngo cyangwa se wenda
umwana wanjye yaravutse bise ni umuki ni umukobwa ntazi n'igitsina cyane icyo ndicyo hari nk'amakuru ujya wumva se ukumva hari nk'umuntu waba uzi ko akinariho ko biri kose ahantu mwabaga aho igahanga hari nk'abantu bababonaga nta muntu waba uzi n'irengero rye se aracyariho nta kintu na kimwe cye tumva ngo niba ngo yaragiye ngo mu mahanga ntabwo mbimenya ariko kuko sinkunda kubikurikirana cyane kuko ntabwo mba nkeneye kumwumva simba nkeneye no kumva ibimuturukaho pe simba mbikeneye kubera ko niba ari umuntu wa mbere nanze ku mutima wanjye ni nawe arimo kuko ntabwo sinzi ko nshobora no kumubabarira sinzi aho yamera ngo umubabarire cyangwa se wenda ngo mwiyumvemo nk'umubyeyi wanjye mama niwe mfata nka papa nkamufata nka mama byose niwe byanjye ntabwo n'ubundi muntu nishingikirije kuri mama mu bushobozi nzabona nzafasha mama yewe paka nyine mu gihe atakiri kuri iyi si kuko niwe numva nyine kuko niwe mbona nk'umubyeyi wanjye ntabwo muzi sinyene no kumumenya ntabwo mbishaka hanyuma mu itangazamakuru uko biri kose abantu bareba bashobora no kuvuga bati ese wa mukobwa we nta n'impuhwe cyangwa se urasenga se kuko tuzi ko mu gusenga habamo kuba wababarira bibaye ngombwa ko Imana iguha izo mbaraga zo kuba wababarira wumva ko uzigera ushaka se ukagira urugo rwiza runaruta ubuzima we wabayemo ukabyara uwo mwana ukamwitaho kurushaho wowe ibyo utabonye ukaba wabigira icyo gihe ujya wumva wagira uwo mutima cyangwa uvuga uti nta n'ibyo nkeneye nge nzipfira gutya ujya ubyumva gute ujya wumva ko hari igihe umutima uzorohamo cyangwa se Imana ikagufasha se ujya wumva ugira izo nzozi zo kuba wazubaka urugo rwiza kurusha uko waba warakuze wowe nubwo wenda mama ibyo bintu byamubayeho natwigisha nyine kuba umugore agomba kuba yubaha umugabo kuko umugabo niwe umutware w'urugo gusa nyine abagabo nabo ari ahantu bakora amakosa ntabwo nagendera kuri papa wanjye kuko abagabo bose ntabwo ariko bameze nka papa ntabwo bose ariko bameze nka papa kuko papa we wenda afite ibyabimuteye ntabwo mbizi ntabwo mbishaka no kubimenya ariko umugabo wese ntabwo ariko bose bateye gusa nyine ikintu nabwira abagabo bajya bamenya yuko umuntu iyo ushenga umutima w'umuntu umubabaje cyane nyine ubumuhemukiye kubera yuko niba umuntu akukunze abagukunze niba akwanze ntago kuko baravujya bavuga ngo ndakwanze niba mu ndagukunze niyo mpamvu rero bakubwira ngo umuntu niba umwanga mwerure ko umwanga niba umukunda mwereke ko umukunda koko byanyabyo kandi ntuzamutererane mu byago azabona nabyo cyangwa mu makuba ahantu hose uzumve yuko umutesa nyine utewe ishema nawe cyangwa wumva yuko ubuzima muzabanamo niyo bwaba buri chip buciriritse ariko mu bubanemo sibyo ntago bivuze ngo niba uhuye n'ikibazo cy'uko wenda ubuza ako kazi cyangwa se wenda ubuze epfo na ruguru ngo biguteze guhemukira uwo muri kumwe mubana mu nzu wowe se ujya wumva ugambirira icyo kintu ukavuga uti nkanjye Diane ndumva nzagira itandukaniro mu buzima bwanjye ngire nk'urwo rugo nimba ni umugabo mwiza nubake nkundwa akazi umwana wanjye ujya wumva ufite izo nzozi cyangwa iyo nyota bitewe n'ukuntu mama yaturuhanye mba numva umwana wanjye we ni special kuri njyewe kuko ni ubuzima bwanjye ni umuntu uzanurukamo akamva mu bura bwanjye nyine akamvamo we ni special kumukunda n'itegeko kandi n'umugabo wayineye nawe n'uwo mugabo nawe twabyaranye nawe aba ari se w'umwana nawe abagomba kuba urukundo ukunda umwana agomba kuba nawe urukundo umugabo wawe mba numva rero umugabo ngiye mba numva wenda ngize amahirwe Imana ikazama nk'umugabo mwiza unkunda akaba ari umuntu nyine w'inyangamugabo sinshaka ngo abakize cyangwa abafite ubutunzi ngiye nyeneye umutima wiwe ntago nyeneye ibindi bimushamukiyeho biragenda bigashira ariko urukundo rugomba kugumbiza hagati y'abantu babiri kugira ngo tutazatera imimba abana bacu tubyara nuko ngiye mba mbyumva n'ukuri hanyuma twenda gusatira umusozo ni iki wabwira abadukurikiye icyo wabasaba inama wabagira uburyo byumvaho gusa mbere yuko tugera ahantu hari ikintu nakubonye sinzi ngiye kubikubaza ariko nta kundi aha ndabona warakomeretse cyane iyi nkovu ni iki ibyo bihe waciyemo byagenze gute iyi nkovu rero ureba iyi nkovu sinureba ni nini ni ya kera imaze igihe nagiye ahantu ku rugo rw'umuntu ndimo ndandura y'umwenda ntuza niba ari igisenyenge zamfashemo gutya zirahaca wari umuntu wanuraga kubera ko bakunda baga uri gusyaga ushakisha ubuzima wari umutoya wari ufite imyaka nk'ingana nyine muri cya gihe nari marine nyifite imyaka 6
yego. ubu Marina wabumazemo imyaka ingahe? Numvishe guhera kuri 6 kugeza kuri 10 umva nazamutse ngira kuri 16 17 nyiri Marine. Ngewe ntabwo ndibwize bunshiramo, ahubwo Marine bunshizemo ubu ngubu pe sinkubeshye, bunshizemo ubu ngubu kubera yuko wenda sigaye menya wenda kujya gukora udufaranga muri filme nkaryo utwo nguko nubwo natwo twa tutahagije, ariko nkaturya nyine mwumva ndanyuzwe. Byahinduwe no kuba wakina filme muri make. Uravuga uti ndabiretse ibyo bintu byo kwibase cyangwa kujya mu bindi bintu bigiye bitandukanye. Yego. Yani ni ubuhe butumwa wabwira papa wawe nimba nagukurikiye, nimba ashaka kwakuzi mbere yuko unamubwira amazina ya mama wawe n'ayahe? Murekatete Marie Claire. Hanyuma ni icyo wabwira papa wawe nimba nagukurikiye cyangwa se n'abandi bagabo bakora nkawe? Ikintu nabwira abantu bankurikiye, yaba ari umugabo yaba ari umusore, ntukajye wirengagiza inshingano zawe kubera ko bishobora kukuviramo, umwana wawe wabyaye bishobora kukuviramo yuko ashobora kukwanga burundu, kandi hari igihe nawe bishobora kuba yuko ushobora kuba wamukenera mu gihe runaka. Example, ubaye urwaye nk'umwijima mushobora kuba muhuje, cyangwa se ukeneye nk'amaraso mukaba muyahuje, ntabwo yayaguha mufitanye ikibazo nk'icyo ngicyo gikomeye cyane. Nimugaye muti inshingano zanyu, cyo kintu nabasha kubabwira. Naho abakobwa rero mukunda ababyeyi banyu kuko ababyeyi banyu nibo babashyize ku isi. Kubyo wagezeho, icyo wagezeho cyacyo cyose ni ukubera umubyeyi yakubyaye yagusize ku isi. Niyo mpamvu nanjye ngo mubwira ngo nkunda mama wanjye kubera ko niwe wandwanyeho na nisa niwe ndi kumwe nawe, niwe nyine niwe buzima bwanjye, kuko adahari ntacyo nakigezaho. Ikindi rero mvuga nabwira papa rwose, haba ari papa haba ari undi mubyeyi wabikoze wenda nawe wumva bimucira urubanza, ntabwo ari byiza, mwarahemutse. Ariko bibaye byiza niba utaratambikira wenda kubishyira mu bikorwa, bihagarike kuko ntabwo ari byiza na gato pe, kuko bitera umuntu imimba. Nk'ubimimba mfite ku mutima wanjye natewe na papa, ntabwo nakombye kuba nyifite kuko nakombye kuba ndi kumwe na papa, cyangwa se dukundana nyine ari umuntu nsohokana, umuntu nyine tuganira ku buryo mwisangamo nanjye akanyisangamo. Ariko ubu sayizi ndi kumwe na mama, niwe ndi kureba gutya mu maso, mama ntose mama kutahashye, cyangwa se wenda ngiye kandeba gutya ati mwana wawe kutazanye ibyo kurya, nuko tumeze. Rero rwose bagabo mujye mukora ibyo mushoboye. Niba uzi ko umugore udashoboye kumutunga, ntukajye wirirwa umutera umwanya n'igihe, umureke yigumire mu buzima arimo. Niba aguma iwabo aguma iwabo, niba atagomba kuguma iwabo, niba umuvanye iwabo menya yuko ugiye kumutunga ubuzima bwawe bwose. Ni umugore wawe ugomba gutunga, ukamuha ibimubeshaho, mukicara mukajya inama, mugakundana, nyine n'abana banyu ku buryo bazavuka bagasanga bakavuga ati papa na mama barakundana, nyine tubayeho mu rukundo. Nicyo kintu nabasha kuvuga. Gusa ndumva ngiye mbohotse mu mutima kubera wenda mivuze, ndumva wenda ngize wenda abo mbibwira, kuko dukurikiwe n'abantu benshi, mwakuramo isomo, mwakuramo inyigisho. Ntabwo byari byiza pe. Hanyuma Diane, dusoza, hari umuntu waba afite nk'igitekerezo cyo kugufasha, hari umuntu waba wowe mu by'ukuri wumva niki wabasaba, niki wabaganaho ubabwira ku mutima wawe nyuma y'uko umaze kutuganiriza ku ntambwe wagiye utera mu buzima, ku buzima bugoye waciyemo, ku ntimba, ku bindi byose wagiye ucamo? Njyewe nk'uko nabivuze, sinkunda ibintu, nkunda abantu, cyangwa se ngakunda umuntu n'umutima we. Ntabwo nkunda ibintu. Gusa nyine ubaye ufite umutima wo kumfasha, cyangwa wumva yuko hari undi bufasha wanera cyangwa wansapotinga, wabukoze, kandi Imana yazaguha umugisha, yazakugororera, kuko wabufashije umuntu w'imbabare. Ntabwo navuga ngo ndi umuntu ufatika kuko ndi umuntu w'imbabare pe, reka mbivuge gutyo, ndi umuntu w'imbabare. Wabumfashije kandi Imana nawe yazabiguhembera, ikaguteza indi ntambwe nawe sayi utarimo. Hanyuma nimero umuntu yakuganaho, afite igitekerezo, afite ubwo bufasha se, afite no kuba yakugana akakuba hafi n'imwe, yamshakira kuri nimero yanjye 078 219 7 220. Yego, iyo ni Tigo MTN. 078 219
77220. Iyindi nayo ambuzi kuri iyo nayo yamamagara no ku yindi, ariko iyo ikunze ntabwo ikunze nayo kubiriho, ariko kubera yuko ari igihe nyine nkabona gutyo cyangwa nkashaka nk'umuntu ngashyiramo agasumukadi. Mwakoze mwese mwari mudukurikiye kuri Legacy TV. Mwabyiyumviye, ni umukobwa ukiri muto cyane ukeneye inama yawe, ukeneye ubufasha bwawe, ukeneye kuba wamuba hafi, nabyo biramuhagije kuko aravuga ati sinkunda ibintu bitangwa cyangwa se ibintu biraho gusa, ahubwo n'uwangana akamba hafi bitewe n'ubuzima naciyemo bushaririye yabamfashije cyane. Mwabyiyumviye kujya muri ziriya filime z'urukozasoni cyangwa se kuba muri buriya buzima benshi bita ngo ni ubuzima bwo kwiyandagaza. Benshi ntabwo babujyamo kuko basetse, nta nubwo babujyamo kuko ari byo bishimiye, ariyo mahitamo yabo. Yabibabwiye ubuzima yaciyemo si bwiza habe na gato, na n'ubu kandi aracyaburimo butoroshye, ariko nyamara niho akura amaramuko, niho akura icyo cyo kurya, icyo cyo kunywa, aho ho kuryama. Nimba hari icyo wamwunganiraho, nimero muraza kuzibona hasi. Nimba hari n'icyo wakora wowe ubwawe ufitiye ubushobozi icyo ari cyo cyose, ni karibu. Byose ni kuri Legacy TV. Nshimira Miguel behind the camera, namwe mwese mwadukurikiye, imigisha ibasasakareho. Turongera kubonana vuba cyane. Legacy TV, be all in or be nothing at all. Murakoze.